banjye kampa ibyo kurya bimpagije kandi umutima wanjye wifuza. Ibi ngibi nubibona kwa mama Sharirene ujye unyarukira mu buhamya bwa 2010 hari abazi ubuhamya bwa 2015, hari abazi ubuhamya bwa 2016 no kuzamuka, hari n'abazi ubuhamya bwo muri 2018. Ibi ngibi nubibona ujye tubona imirimo y'Imana kandi bijya biguteramo imbaraga. Ngewe rero ibingusha biba bikeye kurusha ibinyubaka. Hanyuma ndashaka kubwira abantu batabibona ibintu nk'ibi twajyaga tubibona abazungu babiteguye, abakire babiteguye, n'abandi bakora uyu murimo wo gutegura, kuko singewe ngenyene murabizi babiteguye. Ukavuga uta ibi bifite ba nyirabyo, kumva ntibikureba, nka kumwe nawe ujye ubibona hano ukavuga ngo nimutegure birabareba, ni ibyanyu. Iyo ni imivumo buri kwirahuriraho, ntabwo ari ibyabo bonyine. Nawe uri ku rutonde, nawe uri kuri dosiye y'Imana, nawe uri ku mutima w'Imana, nawe uri kugutekerezaho nk'uko yantekerezagaho ntabizi. Najyaga nyibwira nti ko kubu nanjye narya ngahaga, narya ibintu byiza, nta kintu ndya. Ikindi ntimugategure neza kubera ko hari abashyitsi. Ntugategurire abana bawe mu bintu bisa nabi, mu bintu bisukuntu, ngo wumve ko ugomba gutegura neza ari uko hari abashyitsi. Nta mushyitsi uruta umwana wawe. Ujye utegura neza, abashyitsi n'umugisha, ariko abana bawe ujye ubategurira neza. Hello, ni kuri mama Sharirene. Mwambonye ko ndi muri salo. Iyo ndi muri salo mwahabonye, iyo ndi mu gikoni mwabibonye. Imana ibaha umugisha, nizere ko umwami abarinze, nizere ko mukomeye kandi ko ijisho ry'Imana ribariho. Mukomere rero, mugatake nk'abatagira Imana. Nongeye kugaruka hano, ndashaka kubereka ukuntu ubu ni muri vacances. Abana bose bari mu rugo bararuhutse. Burya rero iyo abana bari kwiga pe kubategurira biragora, no kurya kwabo baza bananiwe, ahanini rwose no kurya birabagora. Hanyuma rero nonaha iyo bari muri vacances nkora ikintu cyitwa kubaporeza, mbese kugira ngo nibabura ubwenge batazavuga ngo ni inzara yabishe. Nonaha rero ikintu ngiye kubereka ni ukuntu nabateguriye. Ubu ni mu masaha ya saa sita. Ni mu masaha ya saa sita ndashaka kubereka uko ngiye kubategurira. Ngiye kubanza n'isupura, hanyuma ngiye gutangira kuzana amasorori y'ibyo nabatekeye. Ya mbere ni amakaroni. Abana banjye bakunda amakaroni cyane, ariko cyane.
amakaroni ngayo. Icya kabiri ni ifiriti. Ifiriti uyu munsi nabatekeye ifiriti irimo ibirungo, niyo mpamvu mbona iri gusa gutya. Ifiriti irimo ibirungo, harimo black pepper, harimo na royco, harimo na magi y'amazi, andi y'amazi iseye. Yego. Hanyuma nabatekeye n'inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko zumutse zitarimo isosi, zirimo inyanya n'ibitunguru byinshi n'amapavuro n'ibinyanya binini. N'ubu buryo munsi nabatekeyemo inkoko. Murabona ko nyine uyu munsi nyine. Hanyuma ikindi ni ibyo kurya by'umukecuru. Bambwiye ko ari iby'umukecuru, ngiye kuzana umwungu n'ikijumba. Umwungu n'ikijumba, ibi byo rwose ntabwo bigomba no gupfa kubura ku meza, kubera yuko nyine ni ibiryo nyine by'abakecuru kandi by'abana baba bavuga ni ukuri. Hanyuma murabibona, ikindi ni salade. Nakoze na salade. Salade nza nkabegereza murebe ukuntu ari keza. Yego, turabona huzuye agasalade ngako. Hanyuma ikintu gisigaye ni ji nabakoreye. Noneho ndabona huzuye pepe. Ngiye kuzana ji. Nabakoreye ji uyu munsi ya naturel. Wow, iyi ni ji nabakoreye y'inanasi. Yego, ko nari masize imvune. Ubu rero ngiye no kuyibasukira baze barya banywa, kuko ndabizi ko bashonje cyane. Hari umwana hano ukunda ikirahure, buri wese agira ibyo akunda. Ibi birahure nanjye ndabikunda, ariko iki kirahure kino mubona ni icyo nkweramo, ni icyo nkunda. Ngifite ari ikirahure kimwe cyonyine, ariko ni ikirahure nkunda kunyweramo. Hanyuma kandi dore ahantu nicara. Ngewe nicara hano kuri iyi ntebe, niyo ingwa neza, niyo nkunda. Hanyuma hano hari undi mwana afite nawe ikirahure akunda cyane, ngo niwe mugabo ngo wo muri uru rugo da. Ndaje nkizane nawe mutegurire. Hari umuntu hano witwa umuntu w'umupapa wo muri uru rugo nyine utikoraho z'abafande. Do iki kirahure ni cyanyweramo. Aha niho yicara, buri wese agira ahantu yicara. Hano kuri iyi ntebe gutya. Inga mbanze nshyiremo ji, hanyuma mbereka ahantu bakunda kwicara. Buri wese afite aho akunda kwicara. Hanyuma abana banjye rwose, abana banjye ni umutungo wimukanwa. Afande rwose we agomba kunywa. Ariyo yitwa iki?
ikaba ariyo yitwa isosi ikaba ariyo iba isosi muri makeya. Yego, hanyuma ndumva mberetse rwose ukuntu nateguriye abana. Ariko ahantu hari kubura ikintu, ahantu harimo kubura seriviyete. Yego, ni seriviyete ibura, ndayizana. Hanyuma mwabibonye ibintu mbura ko mbona ari byinshi. Aha murabibona nuko nateguriye abana muri iyi vacances baba bakwiye kwitabwaho. Murabona aka gasenda nyine, hari igihe ntegura urusenda nkuru, hari n'igihe ntegura urworoshye cyane rw'amazi. Murabibona rero nuko nateguriye abana muri iyi vacances muri make baba bagomba kwitabwaho cyane ko hari n'abana baba baranatsinze bafite n'amanota meza. Hanyuma rero mwabibonye ukuntu nateguriye abana banjye. Hanyuma mbere yuko dutandukana, ntabwo twatandukana nk'abashimiye umugabo witwa Yesu. Ni umugabo mwiza usezeranya kandi agasohoza. Ibi ngibi nubibona kwa mama Sharirene, ujye unyarukira mu buhamya bwa 2010 hari abazi ubuhamya bwa 2015, hari abazi ubuhamya bwa 2016 no kuzamuka, hari n'abazi ubuhamya bwo muri 2018. Ibi ngibi nubibona ujye tubona imirimo y'Imana kandi bijye biguteramo imbaraga. Ngewe rero ibingusha biba bikeya kurusha ibinyubaka, kuko ibimenyetso binzengurutse ndetse bingose bigaragaza amaboko y'Imana kuri ngewe, bintera kuraje bikantera gukomera. Nkavuga ngo iyankuye mu ihene zo kwa Petero, iyandengeye ikantabarana n'abana banjye, kampa ibyo kurya bimpagije kandi umutima wanjye wifuza, ntago nzayivaho kandi nta nubwo nzayireka. Hanyuma ndashaka kubwira abantu batabibona, ibintu nk'ibi twajyaga tubibona abazungu babiteguye, abakire babiteguye, n'abandi bakora uyu murimo wo gutegura, kuko si njyewe njyenyine murabizi, babiteguye ukavuga uta ibi bifite ba nyirabyo, kumva ntibikureba. Hakumwe nawe ujye ubibona hano ukavuga ngo nimutegure birabareba, ni ibyanyu. Iyo ni imivumo buri kwirahuriraho, ntabwo ari ibyabo bonyine. Nawe uri ku rutonde, nawe uri kuri dosiye y'Imana, nawe uri ku mutima w'Imana, nawe uri kugutekerezaho nk'uko yantekerezagaho ntabizi. Najyaga nyibwira nti ko kubu nanjye narya ngahaga, narya ibintu byiza, nta kintu ndya gishyashya hano na kimwe. Ibi narariye nyine, narariye ndahaga nk'uko Uwiteka yarabivuze. Nawe uzarya kandi uzahaga ndetse usagurire abandi. Ikindi, ntimugategure neza kubera ko hari abashyitsi. Ntugategurire abana bawe mu bintu bisa nabi, mu bintu bisa ukuntu, ngo wumve ko ugomba gutegura neza ari uko hari abashyitsi. Nta mushyitsi uruta umwana wawe. Ujye utegura neza, abashyitsi n'umugisha, ariko abana bawe ujye ubategurira neza, barira ahantu heza, banywere mu bintu byiza, barire no mu bintu byiza. Imana rero ibaho umugisha bari bankurikiranye. Abatarakora subscribe nimuyikore, comment, share n'ibindi byose byiza. Kandi ndabashimiye abakomeje kumpumuriza, kunkomeza no kumbwira ngo courage. Imana ibaho umugisha. Hanyuma mumbwire ngo bon appétit.